Haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Izina ry'Uwiteka rihabwa icyubahiro, ko yaturinze ikaba iduhaye kurama kugeza amagingo. Amahoro ya Yesu akomeza abane natwe. Haleluya. Ngarutse kuvuga Imana, ni Pasiteri Marie Teresa. Bagabo bagore muri abatesi, nta Yesu ubu nta buzima. Murarira, nta Yesu mwihanagure. Uramushoreye yambaye ubusa, umujyanyeho uduca duteze, ni nk'ujyanye udushwi tw'inkoko mu byaruzi. Umutesha Yesu ukamuha mucoma, umutesha agakiza ukamuha vino, ngo mu nsengero barabanyaga, ngo ayo maturo, icyo cya cumi, cyo kijyana ugishyira inzoga, n'uyihaga igushyira urupfu, uyikura mu kibindi ikagukura mu bagabo. Nta Yesu ubu nta buzima. Cyo mujyana umwambitse ubusa, ko wamurebye ubwo ukaba uranyuzwe, nawe akakumva akakumvira, akagutegera amatwi mukarushinga, padiri cyangwa pasiteri akabaha umugisha, none umujyanye no kumumurika, ko wamubonye nawe akakubona, murereka nde, muraratira nde? Muzimye amatara muce akabogi, mushyire abashonnyi babambike ukuri, aberwe n'urugo umutima w'urugo, mutegereje uduti twa elayo tuzengurutse ameza yanyu. Nta Yesu ubu nta buzima. Mu myaka ishize narabibonye, umugabo araruha yiyuha akuya ngo arebe ko yabona udufaranga, umugore nawe aba nyirahweye, iyo mu kazi agenda amuritse arangaza. Uduca navuze ngo tubirebe, si rimwe, si kabiri, si gatatu mu rugo rw'umugabo, twa tuyoga nabuvuze aho imbere turarikoroza. Umugabo ati mugore cyo dutahe, ati ubutashye, ubu shefu ni nyir'ijambo. Umugabo agenda areba nyuma ahengereza, undi yisigariye muri firingi. Erega abashefu babe barazisenya, byatinze sibwo yatashye, ati kingura. Ati mugore mwiza wankoze ibiki, mu mezi make unkoze ibi ngibi? Ati buretse ndaje ngo ukore ibindi. Arubikira, maze bitinze arakongeza, aramushiriza amukora imbagara. Ubu nta byiruye undi ntiyaboze, arazingwazingwa arazinzikwa. None nawe ukora ibyo ndeba? Oya, sinabikunda nkurahiye Yesu. Nta Yesu ubu nta buzima. Ni Pasiteri Marie Teresa, ndahana, ndahanura. Yego, twikomereze. Nta Yesu nta buzima. Nagira ngo nkwereke uburyo aho Yesu ari haba ubuzima, aho ahagaze, aho yicaye, ku bamukikije, ku bamwumvise no ku bamubonye, ababishaka abaha ubuzima. Haleluya, Imana ishimwe. Turareba ubwo butumwa buri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Luka, ni ibice 7 duhereye ku murongo wa 36. Haranditse ngo umwe mu bafarisayo aramurarika ngo asangire nawe, yinjira mu nzu ye aricara ngo arye. Umugore wari muri uwo mudugudu wari umunyabyaha, amenya yuko arira mu nzu y'uwo mufarisayo, azana umukondo w'amavuta meza, amena ameze nk'amadahano, ahagarara inyuma ye hafi y'ibirenge bye arira, atangira kumutonyangiriza amarira ku birenge, abihanaguza umusatsi we, asoma ibirenge bye abisiga ayo mavuta. Uwo mufarisayo wamuraritse abibonye aribwira ati uyu muntu yaba umuhanuzi, yajyaga kumenya uyu mugore umukozeho uwo ari we kandi uko ameze, ko ari umunyabyaha.
Yesu aramusubiza ati Simoni, ufite icyo nkubwira? Ati mwigisha mbwira. Ati hariho umuntu wagurizaga wari ufite abantu babiri bamubereyemo imyenda. Umwe arimo umwenda w'idenariyo 500, undi arimo 50. Ariko kuko bari babuze ubwishyu, azibaharira bombi. Mbese muri abo bombi uwarushije undi kumukunda ninde? Simoni aramusubiza ati ngira ngo ni uwo yahariye nyinshi. Nawe aramubwira ati uvuze neza. Akebuka uwo mugore abwira Simoni ati urareba uyu mugore? Ninjiye mu nzu yawe ntiwampa amazi yo koza ibirenge, ariko uyu we atonyangiriza amarira ku birenge abihanaguza umusatsi we. Ntiwansomye, ariko aho ninjiriye uyu ntiyahwemye kunsoma ibirenge. Ntiwansize amavuta mu mutwe, ariko uyu we ansize amavuta meza ku birenge. Nicyo gitumye mubwira yuko ababariwe bya byaha bye byinshi, kuko yagize urukundo rwinshi. Ariko ubabarirwa bike akunda buke. Abwira umugore ati ubabariwe ibyaha byawe. Nuko abasangiraga nawe batangira kubazanya bati uyu ninde ubabarira n'ibyaha? Abwira uwo mugore ati kwizera kwawe kuragukijije, genda amahoro. Izina ry'Uwiteka rishimwe kandi rihabwe icyubahiro. Haleluya, haleluya. Imana yacu yabwe icyubahiro. Twavuze ngo nta Yesu nta buzima. Umuntu iyo yaretse Imana, umuntu iyo yaretse Yesu, usibe no kumureka no kutamenya Imana no kutamenya Yesu, uwo muntu aba nta buzima afite. Ariko aho Yesu yageze ahindura byinshi. Yesu ni umwubatsi w'amahoro yo mu mutima, kandi ni umwubatsi w'amahoro yo mu buzima bwa none n'ubw'ejo hazaza. Ni umwubatsi w'ibyiringiro by'abatakigira kirengerana kivugira. Ni umwubatsi w'imitima, atanga ihumure aho ryabuze, aho ryahungabanye ararigarura, aho ryakamye arongera agafukura iriba. Uyu mugore yari yarakoze ibyaha, yariniguye ku buryo umudugudu wose wari umuzi. Reba aho yanyuraga hose kugira ngo bavuge bati uyu munyabyaha. Ariko Yesu nta wundi wamuzanye, ntiyazanywe n'abafite ubuzima, yazanywe n'abadafite. Ntiyazanywe n'abazima, ahubwo yazanywe n'abarwayi. Imana yacu ishimwe cyane. Uyu mugore ari mu mudugudu yumva inkuru nziza, yumva yuko Simoni yakiriye Yesu. Aravuga ati nubwo banzi neza ko ndi umunyabyaha, ariko nkwiriye gusanga Yesu, ariko nkwiriye kumusanga nicishije bugufi, nihannye ibyaha nkareba ko nagirirwa impuhwe n'imbabazi. Ibyaha nakoze ni byinshi, sinzi ko nababarirwa, ariko byibuze nimusuka amarira ku birenge birashoboka ko yangirira impuhwe. Yitwaza amarira ye, yitwaza n'amavuta y'igiciro. Haleluya. None urafata
amarira yawe ukayajyana mu kabari, n'iby'igiciro byawe ukabijyana mu kabari, Yesu ukabimwima, azagutabara ate? Garuka, Yesu ni ubuzima. Amen.